u Rwanda igihugu gito ariko kivugwa kandi kivugisha yewe kinazwi n'amamiliyoni magana y'abantu ku migabane yose iri ku mubumbe. Ibi bikomoka kuba ari igihugu gifite umuvuduko udasanzwe w'iterambere ry'abaturage ndetse n'igihugu muri rusange. Ibi nibyo bitera benshi mu banyamahanga batunze gatubutse kwifuza cyane kuhashora, kuhatura ndetse no gutunga kuri bimwe mu yakomoka. Nyamara igitangaje kurutaho, mbere gato y'imyaka 30 irengaho mike ishize n'abahavukiye barahahungaga. Ese byagenze bite? Nirebanga ryakoreshejwe kugira ngo igihugu mu myaka 30 gusa kibe gihinduriwe amateka, cyandika izina ku ruhando mpuzamahanga, kugeza usanga muri buri gihugu cyose ku isi hari abantu bavuga ku Rwanda. Yewe ndahamya nashidikanya ko nta cyumweru cyashira yenda ikinyamakuru cya buri gihugu ku isi cyanditse inkuru ivuga ku Rwanda. Ese ibi byaje bite? Iri terambere turikomora he? Yewe ndi Juvenal Turiki, iki ni ikiganiro n'insinzi y'ikinyoma, iri n'ijwi ry'ubumenyi TV. Nyemera tubane kuri uyu munsi amaze mwibiri ndetse twinjire ndetse tunasesengure umuvuduko w'iterambere mu Rwanda, ariko kandi twibande ku binyabiziga. Ese imodoka ya mbere yageze mu Rwanda ryari? Ninde munyarwanda wa mbere watunze imodoka? Hari mu uhe mwaka? Nyemera tubane nanone, ikaze. Ibaza uko byari bimeze muri icyo gihe ubwo abanyarwanda babonaga imodoka bwa mbere. Yewe sikera kuko mu barimi bavutse muri iyo myaka hari abakiriho, ariko nimbarwa mu 1924 nibwo imodoka ya mbere yageze mu Rwanda. Kuva ubwo ubuzima n'imibereho y'abaturage itangira guhinduka, aba mu buryo abantu bagendaga, uko bacuruzaga, ubwikorezi ndetse n'ibindi. Imodoka kimwe n'ibindi bikoresho cyangwa se ibinyabiziga byaje nyuma byazanye impinduramatwara mu buryo abanyarwanda bari bamaze imyaka n'imyaniko bakora ingendo ibavana ku kugenda n'amaguru. Urugendo rwashoboraga kumara amezi, ihindura uburyo imizigo yikorerwaga gusa ku mutwe. Abazi kubyaza inyungu amahirwe mashya kuri uwo munsi bari babonye urwaho. Rapport Transport Autonome de Commerce du Rwanda yasohoye mu kinyamakuru Cahiers de Tournement mu 1985 igaragaza ko mbere y'umwaka 1914 mu Rwanda hari utuyira tw'abanyamaguru gusa. Umuhanda wari uhari wari muto, wavaga mu mujyi wa Kigali ukagera kuri Nyabarongo. Icyo gihe ubuzima abanyarwanda bari babayemo ntibari bakeneye imihanda minini inyuramo imodoka kuko ntazo bari bafite. Utuyira twari turiho twari duhagije kuribona amatungo yabo. Ariko kandi nyuma y'1916 ubwo Ababiligi baragizwaga u Rwanda nibwo ibinyabiziga bya mbere byageze. Hatangira no gukorwa imihanda igamije kunyuramo ibinyabiziga by'abo Ababiligi. Raporo igaragaza ko imodoka ya mbere yageze mu Rwanda mu 1924. Kuva ubwo hatangiye kwagurwa utuyira twari dusanzwe ari utw'abanyamaguru no gukora imihanda. Mu 1927 guhanga imihanda mishya byagiye mu igenamigambi ry'Ababiligi, ku buryo byageze mu 1951 nibura kuri kilometero kari 100 habarizwa imihanda ingana na kilometero 15 n'ibice bitanu. Nubwo imihanda yubakwaga nayo yabaga idakomeye cyane kuko bivugwa ko imihanda minini itabashaga gucamo imodoka irengeje toni 8. Imihanda iciriritse yanyuragamo imodoka zitarengeje toni 5, mu gihe imihanda yo ku rwego rwo hasi yo yanyuragamo imodoka zitarengeje toni 2.5. Ariko kandi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi imihanda yakomeje kongererwa ubushobozi ku buryo imodoka zifite toni zigera kuri 15 zashoboraga kuhanyura. Mu 1961 imihanda mu Rwanda yari imaze kwiyongera ku buryo kuri kilometero kari 100 habarurwaga imihanda ifite kilometero 21. Nyuma yo guhabwa ubwigenge, u Rwanda rwashyize imbaraga cyane mu kubaka imihanda iruhuza n'ibindi bihugu, hari mu rwego rwo koroshya ubuhahirane n'ibihugu bidakora ku nyanja. Imihanda imwe n'imwe cyane ihuza u Rwanda n'amahanga yashyizwemo kaburimbo n'indi micyo yo muri Kigali. Ingano y'imihanda mu gihugu yakomeje kwiyongera ku buryo mu 1982 mu Rwanda kuri kilometero kari 100 habarurwaga imihanda ingana na kilometero kari 41. Ni mu 1982 muri uwo mwaka mu Rwanda habarizwaga imihanda ingana na kilometero 500 irimo kaburimbo. Mu 1946 30% by'imihanda yari iri mu Rwanda yari irimo kaburimbo.
icyo gihe habarirwaga imihanda ifite kilometero 3,000 byose. Nyuma yo kukunyuramo muri make uko imodoka ya mbere yageze mu Rwanda, ndagira ngo nkumenyeshe kandi nkwibira akabanga ko uko imihanda yiyongeraga ariko imodoka nazo zarushagaho kwiyongera. Nyaboneka ariko ndakwibutsa ko hano ari ku Ijwi ry'Ubumenyi TV, iki kikaba ikiganiro n'intsinzi y'ikinyoma. Nyaboneka niba wanyuzwe n'ibyo dukora kanda subscribe, ufungura akazogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Yewe niba wanyuzwe n'iki kiganiro ndakwinginze rwose kandi like kuri cyo. Wibuke no kudusangiza igitekerezo cyawe muri comment. Imodoka ya mbere imaze kugera mu Rwanda, imihanda itangira gukorwa, yewe n'amafaranga atangira kuba igikoresho cy'ubuhahirane. Abantu batangiye kuzituga ku bwinshi ndetse bamwe babera isoko y'ubukungu nk'igikoresho gishya cyari kije gukemura ikibazo cy'ubwikorezi bw'ibintu ndetse no gutwara abantu. Icyo gihe ibyo ntibyavanaho ko hari n'abaziguraga bishimisha cyangwa se bashaka kugaragaza icyubahiro cyabo muri rubanda no kugaragaza ikimenyetso cy'ubukire n'ubukungu kuri bo. Raporo ivuga ko mu 1936 nubira mu mihanda yo mu Rwanda hatambukaga imodoka 16 ku munsi. Mu 1963 nubira mu mihanda yo mu Rwanda habarwaga ko hacaga imodoka 30 ku munsi. Mu 1981 hacaga nibura imodoka 143 ku munsi. Umuhanda Kigali Kanombe niwo wabaga wihariye urujya n'uruza rw'imodoka ziwunyuramo, kuko mu 1943 nibura honyine hanyuraga urujya n'uruza rw'imodoka 150 ku munsi, begera ku modoka 1400 mu 1970. Naho mu mwaka wa 1981 ku munsi hakabarwa ko hacaga imodoka 14,000. U Rwanda rumaze kubona ubwigenge, umubare w'abatunze imodoka mu Rwanda warushijeho kwiyongera bidasanzwe, ahanini bivuye ku gutera imbere k'ubucuruzi, kwiyongera kw'abafite akazi, gutera imbere k'ubuhinzi bw'ikawa, icyayi ndetse n'ibindi. Ibyo bigaragarira ku musaruro mbumbe w'umunyarwanda wavuye ku madolari 50 mu 1960 ugera ku madolari 132 mu mwaka wa 1975 no ku madolari 223 mu mwaka wa 1980. Kuva icyo gihe ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu modoka n'ibinyabiziga byariyongereye, ibinyabiziga birushaho kuba byinshi. Guhera mu mwaka wa 1964 imodoka mu Rwanda zavuye ku 1,400 zigera ku 17,900 mu mwaka wa 1982. Hatangiye gushingwa ibigo bishinzwe gutwara abantu n'ibintu mu gihugu, nkaho kugeza mu 1973 Société Régionale de Transport Public RTP yaje guhinduka Unatracom, ariyo yari ifite isoko ryo gutwara abantu n'ibintu mu gihugu. Kubera ubuke bw'imodoka no kutagera hose mu gihugu, uburyo bwo kugenda n'amaguru bwakomeje gukoreshwa cyane ndetse no kwikorera ku mutwe. Raporo igaragaza ko nubwo RTP yahindutse Unatracom, ariyo yari ishinzwe gutwara abantu, imodoka z'amakamyo nazo zari zemerewe gutwara abantu kuko tagisi zitari zihagije. Nyuma abantu bigenga nabo baje kwemererwa kugura tagisi bakazijyana mu muhanda nk'abigenga. Nibura mu 1979 ku munsi mu Rwanda imodoka zatwaraga abagenzi 33,793 barimo abasanga 3,300 bingana na 11% batwagaga n'imodoka z'ibintu bikora ku giti cyabo. Ariko kandi mu mwaka wa 1978 uruhare rwo gutwara abantu n'ibintu ku musaruro mbumbe w'igihugu rwari 1.2%. Bivuze ko abaturage benshi bari bagikoresha uburyo bwa kera bwo gukoresha amaguru n'umutwe mu bwikorezi no mu ngendo zabo. Urwo ruhare rwarazamutse rugera kuri 2.1% mu mwaka wa 1980. Mu mwaka wa 1982 mu Rwanda habarizwaga imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zisaga 4,800 na moto zisaga gato 3,000. Ko kandi nubwo byari bimeze bityo ndetse n'ubu bikaba bimeze bitya, imihanda myinshi ndetse n'imodoka nyinshi byabonetse nyuma ya Jenoside. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, guverinoma y'u Rwanda yakomeje kongera ibikorwa remezo bigamije guteza imbere urwego rwo gutwara abantu n'ibintu, dore ko byinshi byari byarasenyutse, ari imodoka zarasahuwe, zarangijwe, ba nyirazo barishwe cyangwa se barahunze.
imbaraga nyinshi zashyizwe mu kubaka imihanda mishya, gukora neza iyari ihari no gushyira kaburimbo mu mihanda mishya. Kugera mu mwaka w'2018 u Rwanda rwari rufite imihanda ireshya n'ibirometero 38,000 irimo iya kaburimbo ireshya n'ibirometero 2,000 kandi myinshi muri yo yubatswe nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Havuguruwe n'imihanda yari isanzwe nk'uwa Kigali Huye Kanyaru, Muhanga Karongi, Kigali Kayonza, uwa Kagitumba Rusumo, Kigali Musanze Rubavu ndetse n'indi myinshi. Hubatswe kandi imihanda irenga 2 ihuza u Rwanda n'ibihugu birukikije kugira ngo abaturage barusheho kugenderanira mu bwisanzure. Nka Uganda hubatswe imihanda ya Kagitumba, uwa Kigali Gatuna n'uwa Cyanika. Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hubatswe umuhanda wa Rusizi n'uwa Kigali Rubavu. Tanzania hubatswe umuhanda wa Rusumo Kayonza usanga uwa Kigali Kayonza wavuguruwe mu myaka ishize, mu gihe mu Burundi hubatswe umuhanda uhuza Kicukiro werekeza Nemba. Imihanda ihuza ibice bitandukanye by'igihugu nayo yashyizwemo imbaraga nk'umuhanda Nyagatare Rukomo Base utuma imodoka zose ziva muri Uganda zishaka kujya muri RDC zitanyuze i Kigali. Umuhanda uhuza Ngoma na Nyanza, umuhanda wa Kivu Belt uhuza Rubavu na Rusizi ndetse n'indi myinshi. Kwiyongera rw'ibikorwa remezo by'imihanda byatumye n'abatunzi ibinyabiziga biyongera. Kwiyongera kw'ibikorwa remezo by'imihanda byatumye n'abatunzi ibinyabiziga biyongera. Mu mwaka w'2011 ikigo cy'imisoro n'amahoro cyatangaje ko mu Rwanda habarirwaga imodoka 50,661 na moto zigera ku 40,000. Mu mwaka w'2018 icyo kigo cyatangaje ko umwaka wonyine mu Rwanda yinjiye imodoka nshya 7,755 zivuye ku modoka 7,000 zari zinjiye mu mwaka wabanje ari wo wa 2017. Muri uwo mwaka kandi hinjiye moto 10,576. Nubwo umubare w'ibinyabiziga wiyongeraga, ariko leta irashaka kugabanya umubare w'abantu batunga imodoka zabo bwite, hakavugururwa urwego rwo gutwara abantu mu buryo bwa rusange. Ibyo bikaba bigamije guca umuvundo, kwangiza ikirere no guteza imbere ubukungu. Yewe ibyo byaranatangiye. Reka nanzurenya ndashimira wowe twabanye mu kiganiro Intsinzi y'ikinyoma cyo kuri uyu munsi. Wowe twabanye ku Ijwi ry'Ubumenyi TV, wowe utarakanda subscribe nyaboneka kanda subscribe ufungura akazogera kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubikurikira umunsi ku wundi. Nyaboneka niba wakunze iki kiganiro kandi like kuri cyo, wibuke kudusangiza igitekerezo cyawe muri comment. Iki kiganiro ni ingirakamaro, nyaboneka gisharinga inshuti n'abavandimwe. Nari Juvenal Turiki, nyemerera tuzabane n'ubutaha. Turabakunda cyane.